irimo gukorwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. N'abantu bake cyane bari mu mujyi wa Kigali bazana hano Emi. Niyo mpamvu natwe tuba twabagereye kuri tere abakunzi bacu kugira ngo tubereke. Tekereza ko nanjye nka Jimmy 250 ari ubwa mbere mageze. Ni ubwa mbere uhageze? Yego. Noneho ngewe ndahazi nko mu myaka 10 ishize. Yego. Ni ngewe rero uba uri kubona ishusho yaho uko iri kugenda ihinduka uko bwije n'uko bukeye. Yego. Nkurikije uko hari hameze imbere. Nta muhanda wari uhari. Yego. Hari umuhanda w'itaka nawo ugoranye kuwugendamo ku buryo kugira ngo uzagere igasanze byabaga ari ibintu bikomeye cyane. Yabaga ari intambara ikomeye cyane. Yabaga ari intambara ikomeye kuko hano wenda nibukije nk'abantu badukurikiye bari mu Rwanda cyangwa se muri Kigali cyangwa se mu bice bimwe na bimwe by'isi, aha ni hafi y'ahantu bitaga muri Rufigiza. Hello my dear friend. Waba ufite ikibazo cy'uruhu? Waba ufite ikibazo cyo gushishwa kw'ibirenge? Waba ufite ikibazo cyo kugiye gusaza imburagihe? Waba wisiga amavuta ntagufate? Waba ufite ibibazo bigiye bitandukanye by'uruhu? Waba ufite ikibazo cy'impumuro mbi? Duhamagare kuri izo nimero reba. Igisubizo ni Anatic Soap from BF Suma. Hello. Turabasuhuje bakunzi ba Emet TV nkuko mubizi nk'ibisanzwe. Kuri mikrofone muri kumwe n'umuhungu wanyu Emi, kuri kamera turi kumwe na Jimmy 250. Nkuko mubizi twiyemeje ko tuzajya tubagezaho zimwe mu nkuru nziza kandi twigereyeho kuri tere. Uyu munsi twabahitiyemo kubatembereza umujyi wa Kigali, ariko uyu munsi turi mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Nyakabungo, umudugudu wa Nyakabungo. Turi kuri izi nzu mureba kuri kamera nziza cyane zihubatse kandi zigendanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali. Nshuti yanjye, uheruka muri Kigali mu myaka 5 ishize, mu myaka 10 ishize, cyangwa se mu mwaka umwe cyangwa se mu kwezi, ariko ndakubwiye ngo umujyi wa Kigali urahinduka uko bwije n'uko bukeye. Aha mureba wenda nshushanyirije nk'abantu baba bari hagati mu mujyi wa Kigali, kugira ngo ube wagera ahangaha no kumanuka hasi ku Kinamba ukazamuka ugafata mu murenge wa Gisozi ukinjira aho bita mu mudugudu kwa Gaposho, ukazamuka ukagera kuri Fawe. Iyo urenze kuri Fawe urinjira ukakomeza aho bita Ibatsinda. Iyo umanuka Batsinda uhita ufata icyerekezo nk'ureba ku musozi uri hakurya wa Giheka, ariko ntuhakomeza, uhita ukata umuhanda ukomeza ujya Gasanze werekeza Rufigiza. Aha niho turi kuri aya mazu, ariko ndi kumwe na brother Jimmy 250. Ndabona hari icyo ashaka kuvuga. Ni karibu. Ni Jimmy 250, umuhungu wanyu mukunda cyane. Nagira ngo mbabwire yuko nubwo ndi behind kuri kamera, ariko uyu munsi mbafite ishusho ryiza rikeye. Namwe murushaho kwitegereza murebe nkuko tubabwiye. Turi mu murenge wa Kinyinya, umudugudu ni Rufigiza. Yego. Nyakabungo, sorry. Nyakabungo. Birumvikana umudugudu ni Nyakabungo, akagari ni Nyakabungo. Hazamuwe inyubako nziza by the way. Aha hantu rero Jimmy, yego, ureba hameze gutya, yego, wahakwereka nko mu myaka 5 ishize. Biragaragara ko hari amashyamba, kuko ngewe nshingiye uko ndi kuhareba n'abadukurikiye bazi kugenda bitegereza neza. Wenda ndaza kugerageza nkora uko nshoboye mbazumingire no hagana hasi munsi ya izi nyubako zubatse. Izi nyubako tubutse yuko zubatse haruguru y'umuhanda wa kaburimbo, ariko hepfo y'umuhanda wa kaburimbo hari igikumba kinini cyane ngira ngo muri kugenda mukibona. Reka ngerageze kugenda maberekana kugira ngo muharebe muhabone. Kigizwe n'ishyamba ry'inturusu, ariko ni ishyamba naryo rimeze neza. Muri kurireba yuko mbese ni umudugudu nyine uri kubakwa ahantu heza, hazaba hari ibiti, hazaba hari amahumbezi hafi y'igishanga. Hari hasanzwe hatuwe, ariko ngira ngo mu by'ukuri muri kubona ko noneho agashya bahakoze ntigasanzwe. Icyo bita kunoza imiturire. Guys, mwebwe mwese mudukurikira muri mu bihugu bigiye bitandukanye, twababwiye yuko Kigali itengamaye, Kigali igezweho,
Kigali irimo gukorwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni abantu bake cyane bari mu mujyi wa Kigali bazi hano hantu Emi. Niyo mpamvu natwe tuba twabagereye kuri tere abakunzi bacu kugira ngo tubereke. Tekereza ko nanjye nka Jimmy 250 ari ubwa mbere mpageze. Ni ubwa mbere uhageze? Yego. Noneho ngewe ndahazi nko mu myaka 10 ishize. Yego. Ni ngewe rero uba uri kubona ishusho yaho uko iri kugenda ihinduka uko bwije n'uko bukeye. Yego. Nkurikije uko hari hameze imbere. Nta muhanda wari uhari. Yego. Hari umuhanda w'itaka nawo ugoranye kuwugendamo ku buryo kugira ngo uzagere igasanze byabaga ari ibintu bikomeye cyane. Yabaga ari intambara ikomeye cyane. Yabaga ari intambara ikomeye kuko hano wenda nibukije nk'abantu badukurikiye bari mu Rwanda cyangwa se muri Kigali cyangwa se mu bice bimwe na bimwe by'isi, aha ni hafi y'ahantu bitaga muri Rufigiza. Ishyamba rya Rufigiza niba muryibuka. Ariko iryo shyamba rya Rufigiza najyaga nyumva ngo ni ishyamba byakundaga kuba ririmo abagizi ba nabi. Cyari igice kinini kubera ko ntago hari hatuwe, urenze ku masantere ya hano utambika ujya Igiheka nta nzu zahabaga. Yari ishyamba guturuka ahangaha ukagenda ukagera ukongera kubona inzu wambutse kariya gashanga karimo hariya mu gishanga kwa Gatera uhinguka igasanze. Niho wongeraga kubona inzu ugeze hafi ya hariya bashyize sitasiyo harenzeho gatoya. Ariko uzi ko hano ushobora kuba narigeze kuhanyura Emi. Ushobora kuba narigeze kuhanyura mu myaka nk'ingahe ishize. Yego. Nibwo nibutse ko hano ushobora kuba narigeze kuhanyura. Ariko ubu noneho uharebye inshuti yanjye hari abantu bajyaga bavuga ngo u Rwanda ni rutoya. Yego. Rwari rutoya kuko nta tekinike yari hari yo kuruturamo. Ariko ukurikije aya mazu uko angana n'ubutaka ariho n'ubuso butoya pe. Ariko urebye uburyo ateguwe n'uburyo yubakitse, ni amazu ashobora kwakira imiryango y'abantu myinshi. Biragaragara cyane yuko ari ahantu hazaba harimo amamiliyoni y'abantu. Abana bihorera abana n'umugisha. Bareke nabo kugira ngo ejo bazaba ari abanyamakuru. Bari bukotera ikorwa kugira ngo nabo bazajye batugezaho inkuru ubwo tuzaba dushaje tutakibasha kugera kuri tere. So ni abana rero bavuye ku ishuri, hanyuma ikigo cy'amashuri bavuyeho reka nze nkibereke, nubwo abana bo nshobora kutaza kubabereka. Muri kukireba ikigo kiri hakurya hirya hariya cyegeranye hirya gatoya y'aya mazu. Wakibonye ikigo cy'amashuri kiri hakurya kizamuka cyane. Iki kigo nacyo cyubatswe vuba cyane ndumva bacyubatse nyuma ya COVID. Ejo bundi nyuma ya COVID. Ejo ni mu gitondo. Nibwo bacyubatse rwose. Yampaye. Ubumva umuvuduko w'iterambere u Rwanda rufite cyangwa se igihugu cyacu kabisa murano yuko kiri kugenda kibagezaho ibyiza byinshi. Ese Emi niba atari ibanga, yego, video ya mbere twakoze igaragaza umujyi wa Kigali. Ni video yari imeze gute? Ndibuka yuko video twakoze ya mbere igaragaza umujyi wa Kigali, twakoze video yo mu gishanga. Turi kwereka abanyarwandakazi, abanyamahanga uburyo abantu bari bazi ko igishanga ari indiri y'ibibi byose, ariko tubereka ko ari ahantu leta y'u Rwanda imaze kugirira ihishurirwa cyangwa se yagaragaje bimwe mu bintu bishobora kuhakorerwa bigafasha abantu kuruhura mu mutwe. Niba atari ibanga cyangwa niba wibuka neza, yego, twari turi gukamera igishanga cya hehe? Ndibuka yuko icyo gihe twari turi aho bita golfe. Oya, mu Budurira. Aho bita mu Budurira. Urakoze cyane kuko muri golfe twahagiye bwa kabiri. Twahagiye bwa kabiri ku nshuro ya kabiri, ariko ishobora kuba irimo ndumva nta hantu. Twari turi mu Budurira. Ngenda byibuka neza kuko ntago njya nibuka ahantu hose twageze kuko nkurikirana amakuru akantu ku kandi buri munsi uko bukeye nuko bwije. Twari turi mu Budurira ubwo twaberekaga ikiza cy'ibishanga umujyi wa Kigali urimo kudukorera. N'igishanga cyiza kimeze neza kubarebye iyo video ngira ngo mwarabirebye. Hanyuma twakurikijeho video y'ahantu bita golfe. Twakurikije video y'ahantu bita kuri golf. Twanditseho tuvuga ngo temberana natwe muri golf tukereka ibyiza by'umujyi wa Kigali. Indi video twayikoze tubereka ku Muhima, hano mu murenge wa Muhima. Yego, hano Nyabugogo, aho bakunda kwita kuri Mpazi. Kuri Mpazi. So murumva yuko nkuko twabibasezanije
twiyemeje kugenda tubereka ibyiza kandi byinshi. Uyu munsi rero twifuje ko twaba turi hano muri uyu murenge wa Kinyinya. Yes. Mu kagari ka Nyakabungo. Yego. Umudugudu wa Nyakabungo. Aha niho turi. Hari kuzamurwa inyubako zijyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali. Izi nyubako zishobora kumanaginga ubutaka. Yego. Kuko ziri ku buso butoya nshuti. Buso buto cyane. Butoya cyane kandi byo n'umuntu ashobora kwibaza ngo ni ahantu hashobora kwakira imiryango myinshi. Yego. Nshuti. Rero mu buryo bwo gushishikariza abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga gutembera u Rwanda ndetse no kurusura bareba ibikorwa u Rwanda rugenda rugeraho uko bwije n'uko bukeye nyuma y'imyaka mike cyane rutangiye kwiyubaka. Imyaka iri muri 30 u Rwanda rutangiye kwiyubaka cyangwa se kwigirira icyizere cy'uko narwo rwaba rumaze gushinga imizi rukitwa igihugu gifite ubwisanzure ubwigenge ndetse ni igihugu mbese kimaze kwisobanukirwa kitagitewe ipfunwe no kuba ahantu umuntu yaba ari hose yakitwa umunyarwanda ahubwo byagutera ishema ukurikije uko ruri kugenda rwiyubaka uko bwuje n'uko bukeye. Inshuti zacu nk'uko dusanzwe tubana uko bwije n'uko bukeye twiyemeje kubatembereza cyangwa se gutemberana namwe igihugu cyacu cy'u Rwanda tugenda tubereka imisozi impinga z'imisozi mu bibaya mu bishanga ndetse no mu zindi side zose zigize igihugu cy'u Rwanda kugira ngo murebe uko bwije n'uko bukeye uko u Rwanda rugenda rwiyubaka. Ndetse ejo bundi umuririmbyi waririmbye neza yararirimbye ngo Rwanda nyemerera nkurate kuko urabikwiye. Rwanda uri ingobyi duhetse, Rwanda uri umubyeyi, Rwanda uri umurezi udacutsa, Rwanda nanjye nabyungamo nkavuga ngo Rwanda ngobyi duhetse gahorane ishema nisheje kandi buri wese aterwe ibyishimo no kwitwa umunyarwanda. Karirimbo ka dore imbogo nubwo yigendeye nawe yabiririmbye nawe yaranejejwe nuko u Rwanda rwari yaramaze kubona rumeze u Rwanda rw'abanyarwanda ariko murana ko yagiye aririmbye rwose u Rwanda ruraryoshye u Rwanda rw'abanyarwanda kandi murana yuko n'u Rwanda ruryoshye n'u Rwanda rumeze neza. So reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye muri iki kiganiro. Wowe washyizeho subscribe, like, share ndetse na comment ndetse nawe wifuje yuko hari ahandi twazakugerera nabyo ntitukibagirwe kubivuga. Yes. Twandikire muri comment utubwire ngo hari akandi gace nifuza yuko muzagaragariza abanyarwanda bari mu Rwanda cyangwa se bari hirya y'u Rwanda kugira ngo bamenye ibyiza biri mu Rwanda. Wenda mubwiye ngo ushobora kuba uheruka mu Rwanda mu myaka 10 ishize. Mbese hari ahantu wabukumbuye, hari ahantu ushaka kwibuka, hari aho ushaka kureba. Ese ni muri Kigali, ni mu ntara se? Dutume kuko twiyemeje kubabera intumwa yanyu mukareba u Rwanda nk'abarutuyemo nk'abarurimo buri munsi. So murakoze cyane mugirisha n'ihirwe muri byose turabakunda cyane. Yari Emi kuri mikoro na Jimmy 250 kuri kamera. So turabakunda cyane. Ciao.